132. yego 132 mu ndirimbo zo gusimbutsa. Ubuwata n'umwijima ndaje Yesu mbonye umudendezo n'umucyo Yesu ndakwitabye sizubutindi n'uburema mbonye ubukire n'intege nyinshi uye mu byahura ejimero Yesu ndakwitabye uye mu byago n'ibihendo ndaje Yesu mbonye ndabumva rwawe Yesu ndakwitabye mbuye mwitimba n'amarira ngeze mu byishimo bidashira ngeze mw'iduru impundu Yesu ndakwitabye siza amahane n'ubwigenge ndaje Yesu ngeze kukwemera ibyo ukunda Yesu ndakwitabye tayibyanjye mubumbiyeho uye mu bwihebe ndanaho naye satani ngombu wawe Yesu ndakwitabye size gutinya urupfu niba ndaje Yesu ngeze kukwemera ibyo ukunda Yesu ndakwitabye nguwe mu kanwa k'inyamaswa tashe mu rugo rw'intama zawe none uzandukire Yesu ndakwitabye nguwe mu kanwa k'inyamaswa tashe mu rugo rw'intama zawe none kugandukire Yesu ndakwitabye ku gitero cya kabiri naho cyane niho ndashaka kuririmba uye mu byago n'ibihendo ndaje Yesu mbonye indamu n'urupfu rwawe Yesu ndakwitabye mvuye mw'itimba n'amarira ngeze mu byishimo bidashira nshyize mw'induru nkawe impundu Yesu ndakwitabye nshyize mw'induru nkawe impundu Yesu ndakwitabye nshyize gutinya urupfu nimba ndaje Yesu ngeze kukwemera ibyo ukunda Yesu ndakwitabye kuwe mu kanwa k'inyamaswa tashe mu rugo rw'intama zawe noneho kugandukire Yesu ndakwitabye kuwe mu kanwa k'inyamaswa tashe mu rugo rw'intama zawe
Haleluya, haleluya. Ngera umuvuga butumwa. Turagushimiye Mana Data muri iki gitondo cy'uyu munsi twebwe ku mugabane wacu n'abandi aho batuye hose mu masaha yabo bihaye kuba muri gahunda. Turagushimiye twese hamwe abana bawe dufatanije umwe kuguhimbaza no kugushimira ineza y'urukundo rwawe n'ubuntu bwawe bwinshi. Kuba tubyutsa amahoro tukagera kuri uyu mwanya mwiza duhire ubuntu bwo guterana, aba bose tubashyize mu biganza byawe. Ariho abasenze mu gihe cyatambutse, hari n'abandi bakomeje gusenga n'ubu, n'abandi bahari barimba, n'abagiye kuvuga ubutumwa, n'abicaye bacecetse bategera bakira. Abo bose Mana umugisha wawe ubagereho. Turasabira umuvuga butumwa wacu utubwiriza muri iki gitondo cy'uyu munsi, tumuragije amaboko yawe agira imbaraga, kandi imbabazi zawe zibe ku bantu bawe Mana, kugira ngo ingemu twakuba twohereze itugereho itagize n'umwe yotakoba. Abantu bose bakira ijambo ry'Imana baryakire kiryabagemuriwe Mwami Yesu. Nuko Data uvuga turamusabira ngo umuheshe amavuta menshi umusige, kuko amagambo y'akanwa konyine ubwako adasizwe ntacyo yotumarira. Ariko mukunzi mwiza, ikiza gishora byose ni amavuta yawe iyo ari ku mugaragu wawe wayamushizeho, kuko ijambo ryawe riratubwira ngo amagambo yacu ngo abasize umunyu. Mwami uyarunge umunyu wawe, umunyu w'ubuntu bwawe, umunyu w'umwuka wera, kugira ngo kuvuga kwiwe Yesu Mwami abantu bakumve ariko aho umuvugiramo. Iyo turabisabye ubundi ducyashya imbaraga z'umwijima kirogoya zishyirwe mu mbaraga za Kristo Yesu. Ikirere cyeyuke mukunzi wacu mwiza, amaze abantu bakira ijambo ry'Imana. Umwanzi ntaza yishimira umwanya tuba tubayemo, rimwe na rimwe akunda gufunga habe na connection kayirwanya, ariko ufungura ikirere navuga mukunzi wacu mwiza ibintu bigende ku murongo. Twakira ijambo ry'Imana kabagabanya iminyago. Turabigusabye Data Imana mu izina rya Kristo Yesu Mwami umukiza wawe. Rafiki yangu wewe katika safari ya